Nawe warabibonye ko hari abantu rimwe na rimwe usanga kenshi dukunze kuvuga ngo ngo kuriya muntu ahora arwaye utuntu ngo iyo atarwaye ngo izuru ngo abarwaye ukuboko ngo sinzi ngo abataka ngo amavunane sinzi ngo ejo abarwaye ibicurane iki n'iki ukibaza ngo ariko uyu muntu kuki ahorana utuntu tw'uturwara twa hato na hato nyamara kandi yitaho nta katagira ariko iteka ukabona ararwaragurika kandi ari umuntu rwose ubona ukomeye kandi uturwara ubona tudasobanutse. Uyu munsi ndashaka tugaruke ku bintu bimwe na bimwe ukora mu buzima bwawe bwa buri munsi utari uzi ko bigutera indwara, nyamara ari ibintu dukora twese ndetse tutanitayeho, ahubwo umubiri wacu twarawuvunye kubera guhora urwana no kugira ngo wikureho ibyo bintu, nyamara dushobora no kubyirinda. Ese ni ibiki? Nguhaye ikaze rero hano, nitwa Delphine Umuhoza. Niba uri mushyashya aha ngaha ndagira ngo nkubwire ko nguhaye ikaze, ukore subscribe kugira ngo ujye ubona ibi biganiro. Hano tuganira ku bintu bigiye bitandukanye biri mu buzima bwacu bwa buri munsi, ibintu bishobora kumfasha bikagufasha ndetse bigafasha na mugenzi wawe. Niba rero nawe uzi umuntu ushobora gukenera ibi biganiro, rwose niko kanya kugira ngo ukore share ubundi dukomezanye. Ndagira ngo nkubwire ngo iki kiganiro cyose ukirebe ntikigucike kuko ibi bintu urabikeneye, ni ingenzi. Kandi niba uri aho ngaho uzi yuko nawe hari ibintu bisanzwe wakoraga wumva ari ibisanzwe, uraza gutungurwa no kubona ko ibyo bintu bikoze iteka bigutera indwara utari uzi ko bigutera. Reka duhere ku kintu cya mbere twese dukora, nta muntu n'umwe nkuyemo nanjye ndimo, ikintu cyitwa kugenda na telefone ahantu hose tugeze. Telefone yawe urayijyana mu cyumba, urayijyana muri dushe, urayijyana mu kazi, urayijyana ahantu hose. Nigeze kubigarukaho, buriya telefone nicyo kintu cya mbere gitwara umwanda mwinshi nyuma y'amafaranga, kigatwara indwara zigiye zitandukanye. Bityo rero ugomba kwitonda kuko umuntu uba wahuye nawe ntabwo ubuzi ibyaba afite, aho uba wicaye, aho uba wakoze ntabwo ubuzi ibihari. Rero telefone kuko tuyihorana kenshi gashoboka, ni nayo mpamvu tugomba kuyitondera. Guhora ufashe telefone rero mu ntoki buri gihe aho ugeze hose, gerageza ibishoboka byose niba uzi yuko ugiye gufata telefone ubanze byibuze unyuzemo unayihanagure. Uba ufite agatambaro k'ingenzi cyangwa se ubundi wa mugani nk'aka kanya tuvugana telefone baheruka kuyihanagura ryari? Bivuze iki? Bivuze ngo imyanda iriho uyu munsi uyijyanye bakajya gupima bakareba indwara ziriho, ushobora gusanga ari imyanda ishobora kugutera inzoka, ishobora kugutera ibicurane, ishobora kugutera ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Bityo rero kubera ko telefone ikoraho intoki zacu kandi intoki zacu zikora ahantu hose ku mubiri, ugomba kwitonda. Niyo mpamvu ugomba kwitonda kuko telefone yawe ishobora kugutera indwara utaruzi. Ikindi kintu gishobora kugutera indwara utabizi cyangwa se dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi ni ukudahindura amashuka turaraho. Ugasanga rwose amashuka yarayeho ukwezi 2-3 arashize, wagiye uryama utakarabye, sinzi ibirenge byawe byiriwe bikandagira ahantu hasi, uraje uraryamye, mu maso hawe hisizeho ibintu bigiye bitandukanye, intoki zacu, noneho ugasanga urahorana uducurane twa hato na hato, sinzi warwaye ibiheri utazana bivuye, nyamara ni za bagiteri ziyakimiye mu mashuka yawe cyangwa se ku musego uryamaho w'igihe kirekire utabizi. Kubera iki? Ahantu twagiye tugenda tuyora imyanda ishobora kudutera indwara. Ni ngombwa rero kuhindura amashuka. Niba utajya uhindura amashuka ukaba uzi ko uhorana utuntu tw'uturwara twa hato na hato, banza urebe ko ikibazo kitaraho, umese amashuka yawe byibuze rimwe mu cyumweru kugira ngo ubashe kwirinda nubwo twahura n'indwara hanze aho tugera, ariko byibuze ntibituruke aho urara, kuko aho turara tuhamara umwanya munini. Niyo mpamvu rero tuba turi muri risike yo kuba twakwangirika cyangwa se twarwara indwara tutazana zivuye. Kubera iki? Kubera ko tumara umwanya munini tudahindura ya mashuka turaraho. Ikindi kintu buriya utazi ko kigutera indwara kandi uhorana nacyo ubuzima bwawe bwa buri munsi cyangwa se ugikora buri gihe, ni intoki zawe. Intoki zawe buriya ziyora ibintu byose nk'uko nabivugaga mu kanya. Rero ugasanga intoki turazirisha tutakarabye, intoki turazifatisha ibintu byose tubonye. Ugeze ahantu uhasanze akantu uhise ufata, urakora mu maso buri kanya urikora mu maso utabizi, nyamara ntabwo uzi ko imyanda yamaze kugera ku ntoki zawe ishobora kugutera ibiheri, ishobora kugutera ibicurane, ishobora kugutera n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu ari ngombwa kukaraba iteka. Gerageza niba uzi ko ugiye gufata ikintu runaka kigendanye n'icyo kurya cyangwa se ugiye kwikora mu maso, ubanze wibuke se nakarabye, kuko intoki nazo zitwara indwara nyinshi zigiye zitandukanye. Niyo mpamvu rero ko nubwo waba uzi neza ko ugiye kurya, nubwo waba uzi neza ko ugiye kwikoraho, nubwo waba uzi neza ko ugiye guhura n'umuntu, ahantu hose intoki zawe zakoze banza uhatekereze uvuge ati aha hantu hashobora kuba hari ikintu cyantera indwara, maze ukaraba intoki. Ikindi kintu ngarukaho dutera indwara tutabizi ni ikintu kigendanye n'amacupa y'amazi. Amacupa y'amazi buriya ngo agira indwara nyinshi cyane zigiye zitandukanye tutanatekereza, kubera ko akenshi tutayoza. Ugasanga rwose ni agatrend ko ngendana agacupa karimo amazi, buri gitondo ndanywa amazi, umuntu wese arambona akavuga ati uriya muntu anywa amazi rwose, ni byiza kunywa amazi. Ariko se iryo cupa uri kunyweramo amazi wibuka kuryoza ryari? Aho ni warinywereyeho ukariha mugenzi wawe nawe akariha mugenzi we, gutyo gutyo, noneho ugasanga iryo cupa rikubise
icyumweru bibiri utararyoza na rimwe ngo hagiyemo amazi ngo nta kibazo, hari ahantu yaba hari agacupa gafungirwa cyangwa icupa rigendamo amazi menshi, kandi no kubera ko amazi akomeza ajyamo yongera usukamo andi, hiwakamo za bagiteri nyinshi zitandukanye zishobora gutera indwara nyinshi, harimo indwara inzoka, ugasanga umuntu yarwaye inzoka, ugasanga umuntu yarwaye indwara udashobora gutekereza naho yakuye, nyamara zaturutse hehe? Muri rya cupa rye amaze igihe kinini atoza. Niba nawe rero ufite icupa umaze igihe utoza ry'amazi rwose, nk'uko woza ibindi bintu byose, nk'uko wabiririye ukoza, ujye woza n'icupa ryawe ry'amazi. Mbere y'uko ushyiramo amazi ubanza uryoze n'amazi n'isabune kugira ngo ubone gushyiramo amazi, kandi nibishoboka ucishemo amazi ashyushye kugira ngo ubashe kwica za germs, za bagiteri zose zagiyemo kugira ngo wirinde izo ndwara. Ikindi kintu ngarukaho rimwe na rimwe tutajya tunoza ni uburoso bw'amenyo. Uheruka woza amenyo ubundi ugashyiraho amazi ugaterekaho, ejo mu gitondo ukabyuka ukongera. Buriya kubera ko uburoso bw'amenyo babwiriwe muri dushe, reba imyanda nawe ushobora kuza muri dushe uko ingana, reba udusimba dushobora kuzamo utazi, reba ko akenshi dushe zacu ziba zifatanya na toilette, amazi yo muri toilette wakuruye, imyanda yose ishibuka irajya ku buroso bwawe bw'amenyo. Niba ugize ko ugiye koza amenyo, banza ushyire mu mazi ashyushye. Buriya hari n'akandi kantu k'ingenzi abantu batajya bamenya, mbere y'uko koza amenyo jya ubanza ufata amazi ashyushye ushyiremo umunyu, ubundi ushyiremo uburoso bwawe bw'amenyo, woza amenyo ubanje gushyiramo, kuko ibyo birica za germs zigiye zitandukanye, yaba izagiye ku buroso ndetse n'iziri mu kanwa kawe, kugira ngo ubashe kwirinda, bityo bigufashe noneho nawe ejo utazabyuka mu gitondo usanga amenyo yarimo arazamo ibintu utamenya, hari kuzamo amaraso, ejo ugasanga sinzi sinakubwira wagize ibibazo mu kanwa, mbese ukajya wibaza ikibazo ari kiri hehe, ukivuza buri gihe ukabona ikibazo kiragaruka utazi ko biri guterwa na bwa buroso bwawe bw'amenyo. Ndetse nkwibutse ko uburoso buhindurwa byibuze rimwe mu mezi 3 iyo wakabije. Niba uzi yuko rwose ufite uburoso bw'amenyo, gerageza ujye ubwoza mbere yo koza amenyo. Ikindi ugerageze ubuhindure, ntuba ufite uburoso bumaze imyaka n'imyaka muri dushe yawe kubera kuvuga ngo uburoso nukunguka, cyangwa se n'uburyo bubika. Hari uburoso bubaho usanga bufite akantu kabu protectinga, wamara koza amenyo ugashyiraho ku kantu, bityo bikagufasha kugira ngo uburoso bwawe burinde kuba bwajyamo imyanda igiye itandukanye. Ikindi kintu kigutera indwara buri utari ubizi ni ukwambara imyenda inshuro nyinshi uyisubiramo utarayimesa. Hari imyenda rero usanga wenda dufite, ugasanga umuntu afite nka jeans cyangwa ikoboyi, akavuga ati ntabwo kameme ikoboyi nahita nyimesa aribwo nyambaye rimwe kandi itananduye. Birumvikana ntiwagiye kure, ariko ugasanga umuntu afite umwenda asubiyemo inshuro 10, ukibaza ko akumva nta kibazo, ejo ugasanga yarwaye ibintu udashobora kwimagina, indwara zo ku ruhu utazi ahantu zavuye. Ahangaha ndagira ngo profite mbwire n'abantu badahindura bra zabo, ugasanga umuntu afite bra amaze kuyambara inshuro nawe atazi umubare, nta nubwo aheruka kuyimesa, nta nubwo azigiye aherukira kumesa bra yiwe. Rwose icyo ni ikibazo gikomeye, kuko imyanda iva ku ruhu rwacu ukongera ukayisubiza ku ruhu, ukongera ukayisubizaho, niyo wakaraba inshuro zingana gute ni ikibazo gikomeye. Ikindi kintu buriya abantu batazi ni uko umwenda wambaye ukawubika hashobora kuzamo twa dusimba nakubwiye za germs zishobora kugutera indwara zitandukanye, zirimo na cya kibazo cyo kugira icyuya kinuka cyangwa kuva ahantu. Kubera iki? Ni ya myanda yagiye yibika mu mwenda wambara. Uribaza impamvu ufite icya kibazo cyo kunuka igikara, nyamara biraterwa na wa mwenda uhora usubiramo. Urambara umwenda usubiramo, cyane cyane bikunda kuba kuri twa tuntu dutoya cyane, uvuga ati akangaka ntago birenze, ingofero, igitambaro cyo mu mutwe, two twenda tw'imbere nkuko nabivugaga, imyenda ikomeye cyane cyane amapantaro, imipira yo kwifubika, bya bintu utajya umesa kenshi, amakote, ibyo ngibyo nibyo bigenda bikabika imyanda. Wewe wabisubiza ku ruhu rwawe wibwira kuri kwifasha, cyangwa se uvuga ngo ndimo ndabasha ngo kugira ngo nanjye mbashe gufata umwenda neza, ariko mu by'ukuri utazi ko uri kwangiza uruhu rwawe. Ibyo nabyo rero bishobora kugutera indwara utabizi. Ikindi kintu buriya kijya kidutera indwara tutabizi ni abantu benshi bakunda no kubikora, ugasanga umuntu afashe amasaha nk'abiri ari kurya, ariye ibiryo, arekeye aho, aragiye, nyuma y'iminota 30 aragarutse arabikomeje gutyo, cyangwa se ugasanga afite ibiryo yatetse birasigaye abigumishije aho ngaho birangaye arigendeye. Uribaza imyanda iri kujyamo ukuntu ingana, none harajana nabiriye ntiyanabishyuhije, cyangwa se akabishyira muri frigo birangaye, za microbe zo muri frigo zikajyamo, ejo akongera akabyuka mu gitondo ngo naga salade, ngo salade ntago ishyushywa ngo ngiye kwita nyiriraho. Ibyo bintu bishaka gutera indwara rwose udashobora kwimagina nawe ubwawe. Uzabirebe, hari n'igihe ubirya byari byateretswe ahantu kandi ugatangira kumva mu nda bitangiye kuvuga. Ibyo nabyo n'indi habit dufite, cyangwa se ingeso runaka dufite, usanga tugira benshi ariko tutazi ko ishobora kuba source y'indwara zitugeraho za hato na hato. Ikindi kintu buriya kijye kidutera indwara tutazi ni ukutoza ibikoresho bimwe na bimwe byo muri dushe. Ugasanga ahantu amazi aturuka ntugihoza,
ugasanga aho ukandagira muri dushe ukaraba ntujye uhakoropa ngo ufate umwanya byibuze rimwe mu cyumweru hakube. Kubera iki? Imyanda aragira hafata nyuma y'igihe runaka ugasanga umuntu asigaye afite ibibazo mu birenge, ngo ibirenge birandya, ngo sinzi, ngo nazanye ibintu ntazi mu birenge. Naho nicyo kintu kivamo amazi cyangwa se iyo ndobo ukarabiramo, iyo base ukarabiramo, ntuzi icyaha byagiyemo, ntuzi ibiki n'ibiki kubera kutabyoza. Wowe uribwira ngo ndashyiramo amazi meza, nuko nguko ejo ugasanga byaguteye indwara. Ugasanga umuntu arafite ama infection yaba aho ariho hose ku mubiri. Kubera iki? Kubera ko atajya yoza ikintu akarabiramo. Nyaboneka ikintu kikugera ku mubiri banza umenye ko nacyo gifite isuku, kuko ntacyo byaba bimaze ugiye kwikorera isuku ariko ibyo uri gukoresha isuku n'ubundi nabyo byanduye. Ibyo nabyo rero bishobora kugutera indwara za hato na hato. Ikindi kintu navuga gitera indwara za hato na hato abantu benshi batajya bitaho ni ukudahindura imyenda y'imbere. Imyenda y'imbere ubundi igomba guhindurwa buri kwezi, kuko iteka n'iteka ikintu umesa kenshi gashoboka kirangirika, kandi uko cyangirika niko kijyamo, kiba vulnerable, kikaba cyajyamo imyanda. Niba uri umukobwa twaba tuvugana rwose udahindura imyenda yawe y'imbere byibuze rimwe mu kwezi, iryo ni ikosa rikomeye. Nurwara za ndwara ntavuze aka kanya ntuzavuge ngo ntago nakubwiye, kuko hariya ni ahantu hakeneye kwitabwaho. Umwenda w'imbere ukeneye guhindurwa. Nigeze mbigarukaho kuri bra ko zigomba kumeswa, uko zigomba kumeswa ni nako zigomba guhindurwa. No kandi kenda kose wambara ku mubiri wawe ugomba kwitonda ko ukavuga ati iki kintu ngomba kugihindura, ariko n'emphasizinga by'umwihariko ku mwenda w'imbere. Icyanyuma nsorezeho nyiri ku kintu kigendanye n'isuku rwose, ndagira ngo nkubwire ikintu kigendanye n'isabune. Ahantu utereka isabune yawe, isabune ugasanga umuntu ateretse isabune hasi aho yiboneye kuri toilette, sinzi yatoraguye hanze niyo agiye gufata iyo yogesha ibyombo niyo akaraba, yameshesha niyo yogesha ibyombo niyo akaraba. Byose ibyo byose izo sabune wateretse ahantu zigenda ziyoragura imyanda ahantu hose ugeze. Washyira ku ruhu rwawe ugasanga ufite ibibazo by'uruhu utazi aho byavuye, ibiheri mu mugongo, ibiheri kunda, ibiheri ku maboko. Ntago uzi ibyo bintu ahantu bituruka, ukavuga ati ariko ibintu biterwa n'iki ko nkoresha isabune. Menya ngo ufite akantu kabugenewe shyiramo isabune, kandi nako ukoze, kuko kugashyiramo isabune buri munsi ugasanga umuntu afite porte savo ihomyeho amasabune y'ubwoko butandatu atazi, kubera ko n'isabune afite uwo munsi arakuramo yongera asubizamo, akuramo yongera asubizamo. Urumva ko ibyo nabyo bishobora kugutera indwara. Niba rero nawe hari ikintu uzi gishobora gutera indwara umuntu ntavuze uyu munsi, nawe ndagira ngo ukivuge. Cyane cyane twite kuri twa tuntu twa hato na hato, utuntu dufata buri munsi, amakaramu, amamashini, amatelefone, ibintu byose dukozaho intoki tubyitondere, tubihanagure, kuko uyu munsi ushobora kuba ufite indwara wakagombye kuba waririnze. Kubera iki? Kubera akantu gato cyane wari bukore nko kugira isuku, kwitonda, mbese bya bintu duhura nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Reka ngushimire rero wowe ubashe kureba iki kiganiro cyose, kandi nkwibutse kugisangiza inshuti yawe. Urakoze, reka tuzasubira ubutaha.